Hi guys, muraho mumeze neza. Twongeye kandi kuza gutaramana namwe, kuganira namwe kandi tubahaye ikaze ku channel Umucyo TV. Dushimira n'abantu bakoze subscribe, basharinze, bateye n'amakomenti. Thank you so much. Rero uno munsi nkaba ntari jyenyine, nagiriwe umugisha kandi wo kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Oh my God, muri ruraka. Rero ntarinze kubarambira cyane, reka tumuhe umwanya nawe abashe kubibwira. Karibu cyane. Rwose natwe turishimye kwisanga kuri channel yanyu, Yego. kandi namwe turabashimiye cyane rwose. Hanyuma ku bantu batanzi aribwo bwa mbere kuganira nabo cyangwa se namwe, banyita imbogo y'ishamba. Yego rwose. Karibu cyane. Yeah. Tugiye kwinjira muri topic yacu ku bayumbe. Abayumbe ni iki? Yego, murakoze. Kuri ibyo biganiro mwatekereje ko tuganira umunyamasengesho niki cyangwa se umuyumbe niki. Yes. Umunyamasengesho cyangwa se umuyumbe ni umuntu ukora icyo Imana iba yamutumye gukora. Yego. Ariko rero hari itandukaniro ry'abayumbe b'ubu, cyakora si bose. Yego. Mu by'ukuri hari abahamagawe n'Imana, urebye n'imirimo yabo n'imbuto zabo uko bagenda bakora, ubona ko ari nk'umuhamagaro w'Imana. Hakaba n'abandi rero batahamagawe n'Imana, kuko birivuga mu gitabo cya Kuva ibice 3:10, Imana ihamagara Mose, yaramuhamagara ngo utume. Imana imaze kumuhamagara, hari ibyo yamuhaye, hari n'amabwiriza yamuhaye gukora, nuko azashika akavuga kwa Faraho. Niko guhamagarwa n'Imana nyakuri. Ni ukuvuga ngo ukora icyo Imana yaguhamagariye gukora. Ariko ubu muri no myaka cyangwa se muri bino bihe tugezemo, hariho niko nobyita nk'izaduka zaje. Baseseye mu nzu y'Imana, basesera mu bandi bayumbe rwihishwa, ariko nyamara atari abayumbe. Urebye imirimo yabo n'imbuto zabo, ibyo bakora, avuga Imana ku munwa gusa, ariko ku bikorwa hakaba itandukaniro ry'imirimo y'Imana no guhamagarwa kwe. Niyo mpamvu usanga n'ikiyumbe cyagizemo, niko nobyita ngo ni gitokozwa, baragitukisha bitewe nuko hagiye hinjiramo abandi. Voilà. Hagiye hinjiramo abandi badahuje imico, batukisha ikiyumbe. Hari ibintu byateye ubu abenshi impano zabo barazicuruza, bazigize ubucuruzi. Baracuruza impano y'Imana, barazicuruza bakabona nk'amafaranga. Nibo babo usanga kenshi batukisha umurimo w'Imana. Hakaba n'abandi rero bahamagawe nyakuri, bakorera Imana nyakuri. None itandukaniro ryabo ni irihe? Bamenya gute? Ni ku mbuto zabo. Burya imirimo y'umuntu ntabwo izihishwa. Icyo ukora cyose ni ngombwa ko kigaragare. Imbuto wera igaragarira abandi, zigomba kugaragarira abandi. Nk'ubu hateye ikintu cyo kuvuga ngo nimba uje kunsengera jewe n'urugero,
ukabona gahunda yanje, ukabanza ukampamagara ngo mbanza nguha amafaranga mbere yo kuja gukora gahunda. Usanga abantu benshi bari muri urwo rujijo. Nimuyumbuza kugira ngo mpeze ifaranga mbanze gukora gahunda, ijya ntabwo ari gahunda batumwe n'Imana. Ayaye, nimba yatumwe n'Imana ategerezwa iwe wenyine kugenda akabikora kuko yatumwe n'Imana. Ariko iyo yabayeho hari ibiguzi, irya ntibikibaye impano y'Imana. None se ko ari byo bintu bihari? Birahari, ariko barya saba yumbi n'abadandaza bariya n'abadandaza. Ubushize muri Afrika i Burundi bateguje igiterane, ngo mara guteguza igiterane batumira umuvugabutumwa. Wa muvugabutumwa arabashingizanya ababwira igiciro, ati mbere yuko mpaguruka muraza mumpeze ifaranga sije mu rugo, mumpeze izindi mbanze mbone kuzaga iyo ngiyo wanyu mwivugabutumwa. None se urumva iyo ndi kibaye ivugabutumwa, ibaye ikiguzi, ibaye commerce, business, ni business. Niyo mpamvu akenshi abavugabutumwa bahari ubu nyine benshi usanga batarahamagawe n'Imana bitewe n'inyungu bakurikiye. Nimba ukorera Imana nyakuri, korera Imana ibihembo byayo Imana yaguteganyije kuguhemba birahari. Yes, birahari. Kandi uko ugenda ukorera Imana niko ugenda gucira inzira mu buryo bwayo, wowe utiri usaba ikiguzi kuco bakagombye kuguha. Yibaza kuvuga ngo bahagurutse umuvugabutumwa bagashira igiciro cy'amafaranga. Ese ukibaza uyu muntu nivugabutumwa ni mujanye cyangwa se uyu muntu ni ifaranga zimujanye? Kuko biragaragara ko ari ifaranga ziba zimutwaye. Yes, cyo kimwe n'aba bahari baba baririmba, bagwagura kuja kuririmba ava muri state imwe akaja mu yindi, mukaza mugashira igiciro cy'amafaranga akabacira kugira ngo aje muri iyo state. Yes, wanze bamuha amafaranga. Oh my goodness. Urumva rero nibyo bihe tugezemo, ariko birevuga ngo tuzagera mu bihe birusha by'imperuka, tuzagera mu bihe birusha, nibyo biturimo. Abantu benshi baseseye mu nzu y'Imana rwihishwa, baza guteta umudendezo w'abana b'Imana. None se ni gute ushobora kumbwira ngo mfite impano y'Imana, hanyuma mfite impano yo gushamburiya, akakubwira ngo mbere yuko nshamburiya turabanza dusambane? Ukibaza ese uyu muntu ni umukozi w'Imana cyangwa ni uwa Satani? Ni uwa Satani koko? Tibibaho. Arya ni amapepo yamwuzuye gusa niyo azamukoresha yonyine. Ni amapepo aba amwuzuye, aho byari bishobotse niwe nukubaza ukamusengera. Kuko ni gute ushobora kumbwira ngo wuzuye impano y'umwuka cyangwa se wuzuye umwuka wera, mbere yo gukorera umuntu gahunda ubaza umusambanyi? Abamama benshi bakunda kugwa muri uwo mutego cyane, abamama, abakobwa, bitewe n'icizere aba hakubonamo. Iwe imaginevu ko uri umukozi w'Imana wuzuye imbaraga z'umwuka wera w'Imana. None se nk'umukristo by'ukuri, umukristo by'ukuri wamenye Imana, buriya tumenye Imana hari ibyo rimwe na rimwe nawe utekereza iki kintu ambwiye nico yegura mukeneye kandi ari cyo yabonye, ariko nanone arakubwiye ngo tubanze turyamane. Nkaho nk'umukristo uratekereza nimba warigeze kubona imbaraga z'Imana
ukuntu zikora. Mm. Ni gute wakwemera icyo kintu ko kikubaho kandi nawe zikunda imbaraga z'Imana zikora? Agusikame akubwire ngo tubanze dukore iki kugira ngo nkureho kiriya kintu. Burya mukristo nawe ntabafashe urya mukristo ubanza gukora icyaha yarabaye mu mbaraga z'amasengesho akaba umwanya wo gusenga, nyuma agasubira inyuma bitewe n'urya muyumbe yabonye akabonamo icyizere. Sinibaza ko umuntu w'umukristo wamenye Imana by'ukuri Ntibibaho. ikintu yabanza kubikora, ahubwo ahantu badusikamira ni uko ko mbitekereza icyo cyo kiragoye ku muntu wamenye Imana by'ukuri. Aza abanza mbese akabanza akagiraho ubushishozi. Ibyo nshobora kubyumva kuri wa muntu utazi nk'imbaraga z'Imana mbese ukuntu zikora, ushobora kubyumva byabaho pe. Ariko nk'umuntu nyine wasenze uzi ukuntu Imana ikora, uzi imbaraga z'Imana ukuntu ziza zigenda zikora, icyo kintu mbese gisa nk'ikigoye kuri we. Ariko nanone ikintu abayumbe bakora ubu jyewe nemera ko kinabaho, nuko akubwira ngo hari nuko ushobora kumuhamagara ukamubwira ngo nagize ikibazo nsengera, akakubwira ati mbere yuko ngusengera mugani wawe banza umpe ikiguzi. Kandi n'icyo kiguzi wamaze kukimuha nta cya kintu yavuze nimba bari ukuri cyangwa se bari ikinyoma ntuhakikije ko yagikuye, ahubwo akakubwira ngo tuzongera ngo hari ikindi cyasigaye. Noneho urumva ni bizinesi. Sibyo nakubwiraga kugira ngo na cya kindi cyasigaye agikore. Akenshi ntekereza ko aba ari ibiheko bye, niko nje mbitekereza. Akenshi ntekereza ko ari ibiheko bye agendana n'umurozi. Umuyumbe nyakuri wamenye Imana, wasenze Imana, ufite impano barashamburiye. Yego, ndabyemera cyane. Urabyemera? Cyane. Hari abayumbe bashamburiya by'ukuri agashamburiya agatabara urya muntu. Erega ubundi umuyumbe nyakuri nugenda hari gashobora kuguhamagara kuko tuba tuziranye, akagutabaza akavuga ati tabara usengere nagize ikibazo. Yego. Hajya aragufasha akagusengera ibintu bikagenda neza. Uranyumva? Hakaba n'abandi rero ndisho nashatse kukubwira urya muntu uhaguruka, niko ntangiye kukubwira uwatumwe n'Imana, agendera kuri gahunda y'Imana, agenda uko Imana yamutumye, nuko ashika agakora ya gahunda agasora kandi akagaruka. Niba ryuze ubona ukabona arakwinjiranye uri mu gihe cya ngirente, ukabona arakwinjiranye ari batatu bangahe bane batanu, bakinjira mu nzu bagasengera umurwayi agakira, bagakora gahunda y'Imana uko Imana yabatumye. Aho muri wa mwanya bahita baguruka bakama bagenda. Abo nibo bakozi b'Imana, n'Imana iba yatumye, batiriwe gusaba ikiguzi, batiriwe bagushingira akakujya kuremesheje ikimasa mu isoko ngo se ngurampa ngahe. Ni ikimasa yaremesheje urampa ngahe kuba ngo ngushambure igiheko. Ibaze urampa ngahe. Biriya ntibibaho, ahubwo muzobitegereze neza, barishambura ubwabo bonyine. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Umuyumba agomba kuba icyitegererezo. Uranumva? Icyitegererezo cy'abantu bose, kuko umunyamasengesho ni umukozi w'Imana ukomeye. Niwe ufite role ikomeye gusumba abandi bantu bose. Ibaze ko ngo umunyamasengesho ndibona guhamagara ko umwana yarwaye ngo usengere umwana, nuko ngo uri umuyumbe niba abandi bazaje mu gisirimba, igisirimba cyahwama nawe akamahwana, ni ukuvuga ngo akaba umuyumbe wo ku gatuti gusa,
cyangwa se akaba umuyumbe w'ingwizamurongo nk'abandi bose agakurikira nk'abandi bose. yego Kurantegera ni ukuvuga ngo hari abayumbe nk'azama ingwizamurongo gusa, bakaba bagusaba abayumbe gusa bajya ku gatuti, umurongo ntasenga, ntiyobwiriza, ntaho yoja, n'icyaha gisimba gusa iyo kirangiye nuko, kandi bibamubuza gusambana, kandi bibamubuza kwiba. None se urumva nk'uwo ni umuyumbe? Uwo si umuyumbe. Hakaba n'abandi rero bagenda bakurikiye gusa cya gisirimba, ariko kandi biba bisaba ko mubegera, bajya abana bakiri bato bato baja mu gisirimba, yego bajya ari beza cyane. Urabareka bakaja muri cya gisirimba, noneho wowe munyamasengesho ukabegera, cyangwa se mwarimu w'ikanisa akabegera, akagenda abatoza buke buke, abegereza igitaramo, abegereza Imana, bari akaba abantu bakuru bakabwiriza, bagakura mu mwuka, bakagira impano z'Imana zitandukanye. Umunyamasengesho agomba kuba icyitegererezo. none se ni iki twakora nkawe umuyumbe dufite hano, dushishoze gute kugira ngo tumenye umuyumbe ni uw'ukuri cyangwa se ntabwo ari ukuri? Twabamenya gute, twabigenza gute? Murakoze rwose. Icyo numva nuko wowe gusa muri wowe utahura imbaraga nawe zikurimo. Yesu yaravuze ngo ibitangaza bizakurikirana n'abizera, ariko mbere kuba nyine bino bihe tugeze ngo mbere ko twizera nuko tubanza kubona igitangaza. Ni ukuvuga ngo ukabanza ukabona igitangaza mbere yuko wizera, ariko Yesu yaravuze ngo ibitangaza bizakurikirana n'abizera. Banze wizera Imana, ureke kureba wa muntu. Biriza uvuga ngo hari umurwayi wari urwaye yaragize igihe kirekire, ashakisha uburyo abanza kwanza kwizera Yesu, aravuga ngo ninkora ku mwenda wa Yesu ndahita akira. Abanza gushakisha kwizera umutima uhamanya no kwizera kwe, abona gushaka inzira sasaga yo kuzoza gukora kuri Yesu. Nitubanze twizere Imana. Nimba Imana yatumye wa muntu by'ukuri, nuko azoza akakubwira cyangwa se akaza agakora irya gahunda, sero nuko Imana yamutumye. Kandi tureke guhanga amaso ibiheko birana ubucafu, kuko bifite imbaraga z'Imana muri wowe n'itegeko. Ni ukuvuga ngo ibiheko byose ni ukuzuka gusa, cyangwa se nimugoroba ugasenga isengesho ryo gushima Imana, sero n'imbaraga dufite tishobora gutwara n'isegonde n'imwe, kandi tishobora gutesha gahunda mu ikanisa urimo. Kuranumva neza? Imana yabwiye ngo usengere umuntu mu ikanisa, ugomba kumusengera muri discipline, kugira ngo udahungabanya abantu, yaba ari uhagarikiye cyangwa nimba hari umuntu wabwiriza, bikore muri utaratibu. Haza abantu bamwe nk'abayumbuka mubona ahagaritse muvuga ubutumwa agiye kubwiriza, ngo banze uhagarara ngo mbanze nkore gahunda. Ubundi biriya ntibinemewe mu ikanisa, kuvuga ngo wamuhaguruka wamuvuga ngo mbonye gahunda ya nyanaka ku gatuti abandi bantu bose ko barakubona, ahubwo harya uba umushize muri danje kandi ugiye kumuteza alerte. Ariko nimba Imana ikubwiye gahunda y'umuntu muri materaniro, mwujujwe harimo imbaraga z'umwuka wera w'Imana, reka ibada zose utume protokolo, mwengende umbwire fulani aze hano ndamukeneye, urebe abandi bayumbe 2 3 4, mugenda muri cya cyumba cy'amasengesho musengere nk'uwa muntu,
mukore gahunda zose Imana iba yakubwiye, ariko apana guhagarika umuvuga butumwa ari ugatuta atangiye kubwiriza, oya biriya bintu sibyo. Erega hari abantu benshi bazavuga ngo ikiyumbe kigasa nkaho ari ikintu kitagira porogaramu. Nimba hari abantu bagomba kugira porogaramu, gahunda nziza n'ubwitonzi na disipurine, ni umuyumbi. Kuko utitegereje neza urashobora gukora amakosa hariya mu ikanisa. Hari ibintu byatewe mu makanisa, ibinyine tuba tuvuga hejuru y'umuhamagaro w'Imana. Umuntu kubera ko adafite umuhamagaro w'Imana muri we, akagenda muri rya kanisa atuyemo, agatangira guteranya abantu akabateranya ikanisa rigacikamo. Yamara gucikamo agafata ya sehemu ingana itya akagenda agashinga irindi. Kuri hano mvareza, yamara gushinga irindi kanisa ugasanga ngo yahamagawe n'Imana. Uruke rya kanisa yashinze n'iry'imipanga yaciyemo abantu, imitima yabateranyije, abantu bakoroganya ibicika byabaye. Ikiza kintangaza rero, umunsi wo kujya gusengerwa akafata ukuboko agashira muri bibiri akarahira akavuga ngo yahamagawe n'Imana. Umuntu azamenya imbaraga z'Imana. Yego. Ukabaza ukavuga ati si uyu muntu bibavuze n'ibyo cyangwa se ntabwo ari byo. Nawe ukabasha kubalansa. Umukozi w'Imana evangeliste wawe atugira icyizere cyo kuza kubana natwe, Imana iguha umugisha. Yego, murakoze. Ndatekereza kuzampa ikindi kiganiro. Turashimira abantu bose badukurikiye, Imana ibaha umugisha, tubashishikariza gukanda subscribe no gusharinga n'amakomenti bakunda kandi cyane. Tugiye kugera turashoje, reka dusenge Imana, tubwire Imana ikomeze ibane natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aradusengera dusoreza. Karibu. Yego, murakoze. Sawa, reka dusenge. Mwami nyiribihe, turagushimiye, turaguhimbaje muri aya masaha mu gicamunsi cy'uyu munsi. Turagushimiye ku mwanya mwiza wabanye natwe, turagushimiye no mwanya waduhaye kuba turi imbere yawe tuganira n'abavandimwe. Ureka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe, kandi ukomeze kutugira neza muri ibi bihe turimo. Dukomeze kwambara imbaraga z'umwuka wera, tugendane ijambo ryawe mu mitima yacu, Mwami Imana yacu, kuko imbaraga zawe zifite ububasha kuri twe. Ijambo ryawe rigenda ridukomeza muri uru rugendo turimo, tugenda duhura n'ibisitaza byinshi, ariko Mwami Imana yacu ukomeza kubana natwe, kandi turagushimiye ko wabanye natwe. Uzokomeza no kuturinda biriya bihe biri imbere byose, maze umuntu bwa n'amahoro yawe Mwami Imana yacu ukomeza kuganza no gutegeka mu izina rya Yesu iteka ryose. Amen.